Amahoro ya Kristo, nshuti bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa kw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, tunejejwe n'Imana mutima wacu ko twongeye kugira amahirwe akomeye cyane kutugezaho ijambo ry'Imana ashyize ku mutima wanjye kugira ngo tubashe kuriganiraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu munsi rero dusuhuje inshuti zacu, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari muri Canada, abari muri Amerika, aho muherereye hirya no hino tutavuze byinshi, turavuze ngo amahoro ya Kristo nabe kuri mwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbere yacu rero hari kamera ebyiri, hari kamera ya Nibakure Donata, hakaba kamera ya channel ya Irahindura by Joel TV. Turabasabye nkuko mwabitwemereye kudutera inkunga kugira ngo umurimo w'Imana ujye urushaho kwaguka kandi ujye urushaho gukorwa neza. Aho muherereye rwose nk'inshuti zacu nk'abavandimwe bacu, inkunga zanyu turazikeneye kugira ngo mudufashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Mukora subscribe, share, comment, link kugira ngo ijambo ry'Imana rijye ribageraho ku gihe. Mujye mwibuka mukanda n'akazogera. Yesu Kristo aduhana umugisha. Munyemere rero nabibwiye ndumuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo mpamagaro, nkaba ndi n'umuririmbyi, ndumuhanzi nkuko iyicano igice y'indirimbo gacaho n'ijambo ry'Imana n'ubuhamya buzajya bacaho iminsi izaza. Munyemerere rero dusenge Imana kugira ngo uyu mwanya ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo ribagwe neza kandi nanjye mu by'ukuri rirusheho kungwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, haleluya, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yahanitse ikirere idendeza inyanja. Turagushimiye Kristo, turakubashye kuko uri ukubahwa, haleluya, tuguhaye icyubahiro kuko ugikwiriye. Nyemerera Uwiteka nyagora ku ngoma kubera ko wamamagariye kugukorera kandi untoranyiriza kwamamaza ubutumwa bwiza. Nyemerera Data wa twese uri mu ijuru, uyu mwanya n'amasaha Uwiteka nabe ari nge habe wowe. Uherekeze ijambo ryawe, rihindura ubwoko bwawe, rihindura imitima y'ubwoko bwawe. Uganze kandi utegeke, wiyerekane kandi bitamurure mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ishimwe kandi Imana yacu yabwe icyubahiro. Ijambo Imana intumye kukugezaho uyu mwanya ni ijambo dusanga hano mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho 32 umurongo waho wa 23 turagera kuri 29 mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome iri jambo twumve icyo Imana igiye kuvugana natwe iciye mu ijambo ryayo, kandi ndizera ndashidikanya ko iri jambo rirakugirira umumaro, rikangira umumaro, rikatugirira umumaro. Imana ishimwe. Iri jambo rifite umutwe, ubundi nge nkunda gusoma imitwe y'ijambo kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kutubwira. Rifite umutwe uvuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Rifite umutwe uvuga ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Ndiwumve Yakobo, wumve wowe. Sinumve Yakobo, numve ngewe. Ba Yakobo ba kera ntabagihari, ahubwo hari nge, hari wowe. Haleluya! Iri jambo riravuze ngo Yakobo akirana na marayika w'Imana. Ahari Yakobo uhakure Yakobo, uhashyira izina ryawe. Ahari Yakobo nahakuye Yakobo, nahashyize Joel. Imana ishimwe. Nawe uhashyira izina ryawe kugira ngo icyo iri jambo rigiye kukubwira, icyo rigiye kumbwira, kibashe kutugirira umumaro. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ijambo riravuze ngo 23, abyuka muri iryo joro ajyana n'abagore be bombi b'inshoreke ze zombi n'abana be uko ari 11, yambuka icyambu cya Yaboki
arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramuciranya. Bageze mu museke, abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi w'inyonga ryo ku itako rye. Umutsi wo ku nyonga ryo ku itako rye rya Yakobo urareguka. Bagikirana, uwo mugabo aramubwira ati, ndekura, kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati, niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuherayo umugisha. Imana yacu ishimwe. Torero ry'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo icyo ukeneye muri uru rugendo, muri uyu murimo w'Imana, ukeneye guhindurirwa izina. Iyo umuntu atarahindurirwa izina, nta gaciro aba afite. Iri jambo ryatubwiye ngo iryo joro Yakobo arabyuka, arambuka, aragenda, ajyana abagore be bombi b'inshoreke n'abana be 11. Barangije ngo baragenda bambuka icyambu cyitwa icya Yaboki. Mwene data, impamvu ukora umurimo w'Imana ukawukora ufite akavuyo, nuko hari ibyo wambukanye utarareka. Hari ibyo wambukanye utaragira ute? Utarareka. Hariho tugereranya na bariya bagore. Impamvu ukora umurimo w'Imana ugakora ibyaha, hari ibyo wambukanye kamere z'iwanyu, wambukana karande z'iwanyu. Ibyo byose nibyo tugereranya na bariya bagore. Yakobo yagize ute? Nawe yambukanye kiriya cyambu cya Yaboki. Barangije ngo bageze aho ngaho, tuvuge ko ari umwuka w'Imana wageze kuri nde? Kuri Yakobo. Umutera mu ishyaka ryo gusiga umugore, ryo gusiga abana hakurya y'icyo cyambu. Barangije ngo barambuka. Yakobo amaze kubasiga aho ngaho, ngo haza umugabo. Uyu mwanya nkwaturiye ko marayika w'Uwiteka aza ku buzima bwawe kugira ngo abashe kuguhindura, kugira ngo abashe kuguhindurira izina. Birasaba ko marayika aza. Arangije ngo akirana nawe. Baracirana. Bagikirana, haleluya. Uyu mugabo arangije ngo umuseke uratambika. Umaze gutambika, umugabo abwira Yakobo ngo ndekura, kuko umuseke utambitse. Yakobo kuko icyo yari akeneye, arangije aramubwira ati, sinkurekura utampaye umugisha. Koko ufite umugisha w'amafaranga, uwo ntabwo uhagije. Impamvu udahagije,
urawufite ariko ugakora ibyaha. Impamvu udahagije, urawufite ariko ugakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Urumva ko uwo mugisha uhagije? Ntabwo uhagije. Arangije aramubwira ati rega, wampaye abagore birumvikana, wampaye abana birumvikana, wampaye uburanga birumvikana, wampaye ubutunzi birumvikana, mbese wampaye kugubwa neza, umpa inzu nziza birumvikana, umpa imodoka birumvikana, ariko hari icyo nkeneye umugisha. Ese koko umuntu yagira imodoka adafite umugisha? Ibyo birashoboka cyane. Ese warara muri etaje udafite umugisha? Ibyo birashoboka, kuko umugisha Imana itanga ni umugisha umwe. Umugisha Imana itanga ni umwe. Ibindi mubona bisa n'umugisha si umugisha, ahubwo ibyo mubona mwita umugisha babyita imigisha. Umugisha itanga ni umugisha witwa agakiza. Agakiza. Iyo wahawe agakiza wahawe umugisha. Okay. Impamvu imigisha mwahawe imigisha muyita umugisha ni uko kenshi na kenshi none uba ufite amazu menshi, ukaba ufite imodoka nyinshi, ukaba ufite amafaranga, ariko ejo bugaca nta na kimwe ufite. Imigisha irarangira ariko umugisha nturangira. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu. Aho uherereye wowe ugiye kudukurikirana, ngo usabe umugisha. Arangije haleluya ngo aramukiranya. Amaze kumukiranya aramubwira ariko wandekura ko umuseke ubona untambikiyeho. Ariko Yakobo akomeza kumubwira, aramubwira ngo sinkurekura utampaye. Ntabwo nakurekura utampaye umugisha. Marayika nawe agira ishurirwa rikomeye cyane. Haleluya. Arangije areba Yakobo abona afite abagore, areba Yakobo afite amafaranga. Byumvikana ntabwo Yakobo ari kugira abagore 11, abagore 10 n'abana 11. Yakobo adafite iki? Adafite ibyo bita imigisha. Imigisha yarayifite, abona afite amafaranga, ariko arebye mu mutima. Haleluya. Uwiteka nakure mu mutima. Arebye mu mutima abona yabuze iki? Yabuze umugisha. Aramubaza ngo witwa nde? Bati ndi Yakobo. Ajya mu iyerekwa, abona Yakobo ukuntu yariganyije mwene se umugisha. Ubundi Yakobo bisobanura umuriganya, niryo zina ry'umuriganya. Yakobo rikubiyemo ibintu byinshi cyane by'ibyaha abantu bagendana bagaragara nk'abakijijwe ariko babigendana. Arangije aramubwira ati ndi Yakobo. Arangije aramubwira ati uyu munsi ntabwo uzongera kwitwa Yakobo ukundi. Umva umugisha. Haleluya. Umva umugisha. Ubundi umugisha umuntu arawugendana. Umugisha umuntu akarinda yitaba Imana agifite umugisha. Umugisha nturangira. Iyo ufite umugisha, haleluya, ukubaho kose ubana umugisha. Arangije aramubwira ati ntabwo uzitwa Yakobo ukundi, ahubwo nguhinduriye izina. Wasabye Imana ikaguhindurira izina. Mwene data, mu murimo w'Imana ukora wahinduriwe izina? Mu murimo w'Imana nkora nahinduriwe izina? Iyo utarahindurirwa izina uba ufite irindi zina, uba witwa Yakobo. Iyo utaraba umukristo uba uri Yakobo. Ego. Iyo utaraba umukristo uba witwa Yakobo. Uyu Yakobo atarahindurirwa izina ngo yitwa Isiraheli. Haleluya. Ni ukuvuga ngo yari Yakobo wo muriganya, ariko amaze guhindurirwa izina aramubwira ngo ntuzongera kwita Yakobo ukundi, ahubwo wiswe Isiraheli.
uyu mwanya mwaturiyeho guhindurirwa izina mama. Iyo utarahindurirwa izina uba igitutsi mu bantu. Iyo utarahindurirwa izina urasuzugurwa. Iyo utarahindurirwa izina uravuga ntiwumvwe. Iyo utarahindurirwa izina nta gaciro ugira mu bantu. Ariko iyo wahinduriwe izina, haleluya haleluya, iyo utarahindurirwa izina no kwitorera urusengero ntiwagira agaciro. Ariko iyo wahinduriwe izina, haleluya haleluya, iyo wahinduriwe izina, iyo wahinduriwe izina urakenerwa. Iyo wahinduriwe izina urashakwa. Imana niguhindura izina. Wa mukobwa we, Imana niguhindurira izina. Kubera ukitwa Yakobo, uri ku musozi uhagazeho, ariko nuhindurirwa izina uzitwa izina uzaba wahinduriwe ryitwa umugisha. Izina umugisha ni izina ryiza cyane. Ngo arangije amaze kumuhindurira izina, aramubaza ngo urinde. Arangije aramubwira ngo haleluya, urambariza iki izina? Ngo arangije aho kumubwira izina ngo amuherayo umugisha. Nje kukubwira ngo nuhindurirwa izina uzahabwa umugisha. Ariko mu gihe utarahindurirwa izina nta mugisha uzabona ku Uwiteka, ntibishoboka. Ndakubwiye ngo nuhindurirwa izina uzabona umugisha. Nudahindurirwa izina nta mugisha uzabona. Mu mibereho yawe jya usaba Imana, mu murimo uyikorera. Yego birashoboka ko nakora mu mirimo yawe buri munsi, ariko ujye uyikora ubwira Imana ati Mana wampindurira izina, nibyo byaba iby'ingenzi. Iyo wahinduriwe izina witwa umunyamugisha. Iyo wahinduriwe izina uba ukomeye. Haleluya! Iyo wahinduriwe izina Imana iguhuza n'abakomeye. Iyo wahinduriwe izina Imana iguhuza n'abo utazi. Iyo wahinduriwe izina, amen, wabaye umugisha. Ubundi ugomba kuba umugisha wese. Usaba Imana iguhindura umugisha. Nuba umugisha uzabera abandi umugisha. Sinzi nimba uri kubyumva. Nuba umugisha uzabera abandi umugisha. Nimba umugisha nzabera abandi umugisha. Nituba umugisha tuzabera igihugu cyacu umugisha. Nituba umugisha tuzabera abo tuyoboye umugisha. Saba Imana iguhindure umugisha. Utarahindurirwa izina ntiwakwitwa umugisha. Iyo wahinduriwe izina witwa umugisha. Umugisha. Haleluya haleluya haleluya. Umugisha ni ingenzi ku buzima bwawe. Arangije aramubwira ngo nukitwa Yakobo, aramubaza ngo witwa nde? Aramubwira ati amuherayo umugisha amusigaho. Ubundi marayika iyo atanze umugisha we agusigaho, akagusigira umugisha, akagusigana umugisha, akigendera, kugira ngo wowe umwamamarize mu mugisha marayika aba yatanze. Imana ishimwe kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nubwo bimeze gutyo ukaba utarahindurirwa izina, uyu mwanya icyo nakwifuriza gikomeye nuko nakwifuriza, nagusabira Imana kugira ngo iguhindurire izina. Nicyo ngiye kugusabira. Ukeneye guhindurirwa izina mama, utarahindurirwa izina urwo rugo rwawe ruzakomeza rubemo ibibazo. Papa, utarahindurirwa izina nta mahoro ushobora kubona mu rugo rwawe. Muko, utarahindurirwa izina uzatarantika. Hari uburyo bajya ngo niba ari ugukarantika ugeze no mu myaka 40, uzageza no muri senkanti. Kristo Yesu azarinda agaruka utarakorerwa ubukwe. Ariko nuhindurirwa izina, haleluya, iyo myaka ntabwo izageramo. Ukeneye guhindurirwa izina. Utarahindurirwa izina izo nyatsi ntizizagenda ku buzima bwawe.
ariko nuhindurirwa izina umugisha. Umaze kuba umugisha uzabona umugisha. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo. Ijambo Imana yarishyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho n'iryo ngiryo, mwaturiyeho guhindurirwa izina. Haleluya! Amaze ugahita wibera umugisha. Guhindurirwa izina ugahita uba umugisha, niryo jambo Imana yarishyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganireho. Ugerageze uri gukurikira iri jambo, ukirane na marayika muri iri jambo, usoze kuryumva. Haleluya! Wahinduriwe izina, usoze kuryumva wahindutse umugisha. Imana ishimwe kandi Imana yacu irushaho kudushyigikira. Murakoze cyane, mugubwe neza n'ijambo ry'Imana. Yesu aduhaze ibyiza. Mwami Yesu, haleluya! Imana ikiranuka, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose itaraba. Turagushimiye Kristo, kuko wemeye ko iyi mesaje iri muri iri jambo nyishyitsa ku bwoko bwawe. Nyemerera guhora ku ngoma. Haleluya! Iri jambo rifashe ubwoko bwawe, iri jambo rifashe abana bawe, iri jambo ryungura itorero ryawe. Sengeye nyagora ku ngoma abantu bose bakurikirana iri jambo, abatarahindurirwa amazina bahindurira amazina, kandi abahinduriwe amazina ntibakongere kwitwa andi mazina. Uwiteka nyagora ku ngoma, uhindura umugisha umuntu wese ukurikira iri jambo, uhindura umugisha. Haleluya! Mwami w'abami, uwariwe wese ukurikira ubutumwa bwiza, imbaraga zawe zururuke, Mwuka wera w'Imana. Haleluya! Haleluya! Urusheho Yesu shimwa, urusheho kugaragara. Haleluya! Yesu Kristo fode shala winimo shala baragandias ire fode taya sinimola shala wini sansenimo. Haleluya! Sinimo yasika shala fode sans. Amen. Hindura umugisha abana bawe, hindura umugisha ubwoko bwawe, kandi uhereye isaha ubahindura umugisha mu buryo bwose bushoboka, kuko waduhamagariye guhesha ubwoko bwawe umugisha. Urakoze Kristo, kuko wumvishe gusenga ukawurukiye kuganza no gutegeka. Tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Murakoze, mugire ibihe byiza. Bye bye.